ubundi ni gute umuntu agira ibyo asobanura kubirebana n'ubuzima bwe. Ati mbere na mbere nta muntu n'umwe ubaho iteka ryose. Icya kabiri, buri wese mu buzima bwe bwabo bugufi cyangwa se burebure aba agomba guhura n'ibi bintu no guhangana nabyo nk'umuntu. Ariko iyo bigeze kuri politike ubanza hari ibingibi bidatekerezwaho cyangwa se ngo bihabwe agaciro. Mu buryo bwo gutebya, umukuru w'igihugu yavuze ati ushobora gusanga na bimwe mu bibazo by'ubuzima bwanjye byanaturuka ku kubayobora. Ati murabizi abantu barwara indwara zitandukanye nka covid, barwara ibicurane, umuntu ashobora no kuba arimo kugenda umutima ugahagarara. Ibyo se si ibintu byaba kuri buri wese? Hanyuma ikibazo ni ikihe? Ni iki abantu bashaka ko nsobanura ku buzima bwanjye? Barashaka ko mbabwira ko ntari umuntu se? Nabo bantu babivuga ashobora kuba arimo anyifuriza ibi byose bibaho, ariko mu gihe ngaragaye mu ruhame akaba yamaze gupfa kubera nyine ko ari umuntu. Gusa ubu n'ubwoko bwa politike twamaze kwibohora nk'igihugu. Ni ibintu birenze no kuba ubujiji. Birashoboka koko wakwishima ubonye batwaye umuntu mu isanduku bagiye kumushyingura, ukishima rwose uti turamukize. Ariko nyuma gato uwavugaga ibyo akinjira mu modoka ye akagenda kilometero kimwe akaba yamaze gukurikira uwo yishimiraga ko yapfuye. Ariko nibura ubajije iki kibazo rwose ubyemere ntugire impungenge, uyu nijye wicaranye nawe hano, ntabwo ari undi muntu. Perezida wa Repubulika kandi yanavuze ku masezerano y'amahoro aherutse gusinywa hagati y'u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo agasinyirwa Washington muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Umukuru w'igihugu yashimiye Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump wemeye kugira uruhare muri aya masezerano. Hano yagize ati bakimara kwemera ko bagiye gukora kuri icyo kibazo, hari inkingi eshatu zemejwe ko ayo masezerano azubakiraho. Iya mbere yari ubukungu, iya kabiri ikaba umutekano, iya gatatu ikaba politike. Ati izo nkingi eshatu zose zifitanye isano, zose zigize ikibazo. Ati abantu rero bagerageza kwibanda ku nkingi y'ubukungu gusa kubera impamvu zabo. Ati impamvu nuko bamwe mu barebwa n'iby'akarere bari bafite gahunda imwe kubirebana n'ubukungu. Umukuru w'igihugu yanavuze ku kwigira ku Rwanda, aho yarabajijwe kubirebana n'aho u Rwanda rugeze mu birebana no kwigira aho gukomeza gushingira ku mahanga.